Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mwisi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Nyumwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga ntizikabura iwawe, yewe mugenzi ujya mu ijuru. Nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Twongeye kubasuhuza kandi tunabaha ikaze muri iki kiganiro ibyo kurya bikiza, nk'uko twakomeje kugenda twigana byinshi. Rero n'uyu munsi tugiye kwigana n'ibindi, aho tugiye kwiga uburyo umuntu ashobora gukora igikoma cy'ibinyampeke abivanze n'imbuto kandi atabitetse, kandi bikaza kumugirira akamaro. Tubahaye ikaze rero. Njyewe turi kumwe nitwa Mboneza Thomas. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye yuko ukomeje kubana natwe, waraturinze, waraturindiye, waturemeye ibyo kudutunga kandi byadukiza indwara, uhabwa icyubahiro. Tubabarire aho twiyangirije, duhe ubwenge bwo kongera gutunganya imirire yacu n'iminywere yacu, maze tugire amagara mazima, tugire ubuzima bwiza, tugire ubukristo bushyitse, duhimbaze urukundo rwawe. Ngaho duhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu. Amen. Komeje tugiye kwigana uko dushobora gukora igikoma cy'ibinyampeke bivanze n'imbuto tutabitetse. Mbere rero yuko twinjira mu gikorwa nyirizina, reka tubanze dukarabe. Namwe murabona ko tugomba kubanza rwose tugakaraba, tukagira isuku kugira ngo ibintu byacu cyangwa se kandi tugakaraba amazi meza rwose asukuye, atariho umwanda, kugira ngo twirinde indwara by'umwihariko nk'indwara z'inzoka zishobora kwandurira mu mwanda. Rero niyo mpamvu tuba tugomba gukaraba mbere y'imirimo yose. Rero aha tuhafite ibinyampeke by'amoko atatu twabanje kubyinika, ubyinika amasaha 24. Aha tuhafite uburo. Ubu ni uburo twabwinitse amasaha 24. ku bashobora kubwegera ushobora gusanga bwatangiye kumera. Noneho dufite rero amasaka nayo twarayinitse tuyinika amasaha 24. Noneho aha rero tuhafite amasaka yacu twinitse, nayo tugiye gukoresha muri iki gikoma cyacu. Tugiye gukora izi saha kugira ngo dushobore kuba twakwivura kandi tukikingira indwara. Aha rero naho tuhafite ingano. Izi ngano rwose nazo twarazinitse, noneho turangije nazo urabona ko zimeze neza. Nazo rero turaza kuzikoresha noneho kugira ngo dushobore kuba twifitiye amagara mazima. Aha rero tuhafite imbuto, dufite umwembe. Uyu nge nahisemwo amoko atatu y'imbuto. Uyu ni umwembe. Hanyuma aha harimo ibinyomoro, ibi ni imbuto z'ibinyomoro. Izi rero nazo turaza kuzikoresha, ndetse aha naho tukahagira imineke. Dufite imineke rero nayo turi buze gukoresha muri iki gikorwa cyacu. Mbere rero yuko tubikoresha, birumvikana ko izi mbuto zo tugomba kubanza kuzoza kugira ngo ya suku yacu ibe imeze neza, maze noneho twite ku isuku yabyo, kuko ziba zari mu isoko, zishobora kuba zakozweho n'abantu batandukanye bashakaga kuzigura. Niyo mpamvu tuba tugomba kubanza kuzoza zigacya neza rwose, ukabona ko zikeye kandi
iyo ugiye kugura imbuto ni byiza, cyangwa se ari imbuto ari imboga, ni byiza ko wita cyane ku kugura izo usanga ahantu hasakaye, kuko nizo ziba ari nziza zizewe zitarishwe n'izuba. Noneho tugiye kwerekeza mu gutangira gutunganya ibinyampeke byacu. Hano dufite akamashini kitwa blender, imbere kagira utuntu tw'utwuma tujya dusya ibintu tukabicagagura. Aka kamashini kacu rero iyo tumaze gushyiraho ikintu dutereka ahangaha gutya, tukaba twagacometse ku muriro, noneho twarangiza tukaza kwatsa kaza kubisya. Nge rero ndashaka gukora ibinyampeke bishobora kuba byahaza abantu 4. Hano kuri bwa buro ngiye gufataho rushe imwe, irahagije kuko umuntu umwe aba agomba gufata ibiyiko 3. Rero hano mfashe rushe imwe yuzuye neza gutya, iyi iraba ihagije rwose kuri abo bantu. Nubwo ushobora kuba wakongera ntacyo bitwaye, kuko ibinyampeke warya byinshi ntacyo bitwaye, ikibazo ni ukurya bike. Noneho niturangiza ibi, aha tuhafite amazi ashyushye, ntabwo ashyushye cyane, ashyushye ku rugero rwiza kugira ngo ka gakoma kacu ke kuza kuba gakonje. Niyo mpamvu nashyizemo kiramwa amazi ashyushye kandi atetse, kuko namwe murabona ko ntabwo turi bwongere guteka, kandi ni ugukora igikoma kidatetse. Niyo mpamvu bidusaba rero ko tuba twakoresheje amazi meza atetse, kugira ngo ibintu byacu bize kuba bimeze neza bidafite ingaruka kuri twe. Uburo bwacu rero bumaze kunoga, dore bwabaye agakoma keza. Murabona ko rwose bwabaye agakoma keza, niyo mpamvu ubona ko uburo bwacu bumaze kunoga. Noneho iyo bumaze kunoga rero tugiye kubushyira muri iyi jage kugira ngo noneho dusye n'ibindi. Aha rero kuri aya masaka nshyizemo rushe 2, kuko rushe imwe ni abantu 2, rushe ni abantu 2. Niyo mpamvu nshyizemo rushe 2, kubera ko ndi gutegura iby'abantu 4. Reka rero nabyo turashyiramo y'amazi ashyushye ku rugero rwiza, kubera rero ko amasaka ashobora gufata cyane, shyiramo amazi yiyongereye kuruta ayo nashyize muri bwa buro. Noneho narangiza nkongera ngapfundikira neza, narangiza ngashyira kuri ya blender yanjye kugira ngo nayo mbisye neza bize kuba binoze. Rero ibintu byacu biranoze rwose, amasaka yacu nayo aranoze. Noneho iyo binoze ndabishyira hamwe na bwa buro. Iri bara ryiza ryijya gutukura ry'amasaka, iyo rihuye kijuju cy'uburo bikaza guhura n'umweru w'ingano, bigira imbaraga cyane. Hano ku ngano naho ndafataho rushe 2, kuko rushe imwe ni abantu 2, kuko rushe imwe bigizwe n'ibiyiko nka 3. Niyo mpamvu ndi bufateho rushe 2. Noneho nindangiza ubwo nazo ngiye gushyiramo y'amazi ashyushye ku rugero rwiza. Ndongera amazi kubera ko ingano zitandukanye n'ibindi. Ingano zo zirakaka, zishobora gufata vuba, niyo mpamvu nongeramo amazi.
aha rero wa mwembe wacu nawo tugiye kuwutunganya kugira ngo nawo tuwusye noneho tuwukoremo cya gikoma. Uyu mwembe nta nubwo ari ngombwa ko ugomba kuwuhata kuko iyi mashini byose irabisya kandi ikaza rwose kuko nawogeje umeze neza, rero si ngombwa ko nza kuwuhata, ahubwo uyu mwembe wacu ndawukata neza rwose gutya kugira ngo imashini ize kuza kudufata, kuko ukase binini cyane nabwo hari igihe itagishobora kubifata, niyo mpamvu ukata ibyo ibasha kujya ifata, ntago zikomera, niyo mpamvu ninshaka zose ndazishyiriramo rimwe, yaba ari umwembe yaba ari ibinyomoro ndetse n'imineke byose kubishyiriramo rimwe ntacyo bitwara. Icyakora kubera ko ibinyampeke byo bidakomera ku rwego rumwe, niyo mpamvu bishyiramo mu buryo bugiye butandukanye. Iyo ubishyiriyemo rimwe nk'uburo burakomeye ntabwo bunoga, niyo mpamvu twagiye tubitandukanya muri ubwo buryo. Aka rero iki kinyomoro gishyiramo ibara ryiza ritukura ryahura n'umuhondo w'umwembe ndetse n'umweru w'umuneke, maze bigakora akabara keza, byahura rero n'ibara rya biriya binyampeke maze bikaza kuba bisa neza kandi biryoshye, ndetse bikaba bigiye kutwubakira n'ubwonko. Niyo mpamvu rero aya matunda yo ndabanza nkayahata, ariko nubwo utarihata iriya mashini ishobora gusya kano gashishwa ikagashobora, nuko numvishije nshaka kurihata. Nubwo utahata iki kinyomoro ntacyo bigutwaye rwose, ntacyo byatwara, iriya mashini yagishobora. Aha nashyizemo ibinyomoro 4 kuko turi abantu 4. Rero aha ho ku mbuto ugenda uhindura bitewe n'uburyo, ariko twebwe icyo twashakaga cyane ni ibinyampeke, niyo mpamvu ibinyampeke ari byo twatinze kureba urugero rwa buri wese, kuko kuri buri bwoko buri wese aba agomba kubonaho ibiyiko 3. Niyo mpamvu twageze ku buro tugafata rushe 2, twagera ku masaka tugafata rushe 2, twagera no ku ngano tugafata rushe 2. Aha rero ku mbuto ho ugenda ukoresha imbuto z'ubwoko butandukanye, icyakora icyiza ni uguhuza amoko 3 nturenza 4, kuko nanone guhuza ibyo kurya byinshi by'ubwoko bumwe ntabwo ari byiza, kuko nk'imbuto ni ubwoko bw'ibyo kurya, ibinyamizi ni ubwoko bw'ibyo kurya, ibinyampeke ni uko. Rero ntabwo ari byiza guhuza ubwoko bumwe ngo uhuze bwinshi, bitera imivurungano mu nda, bikaba bishobora kuzana imyuka myinshi no mu mara. Rero iyi nayo ni imineke turi gushyira muri iki gikoma cyacu cy'ibinyampeke. Nabonye ko imbuto twashyizemo imyembe, twashyizemo umwembe, dushyiramo ibinyomoro, twongeyemo n'imineke. Iyi mineke rero kuko byibuze urugero rw'imineke buri wese aba agomba imineke 2, twagakwiye rero gushyiramo imineke 8 kugira ngo byibuze urugero rw'imineke umuntu akeneye ku munsi ibe igeze ku rugero. Niyo mpamvu turagerageza kuyishyiramo, kuko aha maze gushyiramo imineke 6 nsigaje 2, uyu ni uwa 7, noneho uyu ukaba uwa 8, ubwo nkaba nshyizemo urugero rukwiriye rw'imineke y'abantu 4, kuko buri wese aba agomba imineke 2. Ndaza rero gushyiramo y'amazi, birumvikana y'amazi ashyushye, noneho nindangiza nze nshyire kuri ya blender yanjye, nzane wa mufuniko wayo upfundikire. Hano urapfundikira neza kugira ngo bitaza kusimbuka bikameneka inyuma, noneho murabona ko rwose ni agakoma gafite isura nziza. Ninza rero kugahuza n'aka biraba rwose ari agakoma gafite isura nziza cyane,
ku buryo ngiye kubihuza noneho bivange neza. Urabona ko ibara riri kugenda ryivanga maze bikagenda bihinduka bisa neza rwose. Aka gakoma rero ni ingenzi ku bantu bananiwe, ku bantu bafite stress, ku bakoresha ubwonko cyane. Aka gakoma ni ingenzi kuko kongera kububakira ubwonko maze karangiza kakabasubirizamo ubuzima n'ubutaraga. Reka rero noneho mu kanya turaza tubasobanurira akamaro ka buri cyose twashyize muri aka gakoma. Ingano, dufite uburo, dufite amasaka, ibyo ni ibinyampeke. Tubihuza n'imbuto z'amoko atatu: imineke, umwembe ndetse n'ibinyomoro. Reka rero duhere ku ngano. Bwa mbere, ingano ni umwami w'ibinyampeke, niyo mpamvu ni ibyo kurya by'ingenzi, ni isoko y'ubuzima n'imbaraga. Ziribwa buri munsi hakurikijwe uko umuntu yaziteguye. Birashoboka yuko wazirya nk'impeke, ushobora kuzirya mu mukati, wazirya mu mutsima, wazinywa mu gikoma, wazimeza ukazirya ari umumero, bitewe n'uko waziteguye, ariko zirakenewe buri munsi. Ni ingenzi kuko zifite poroteyine, ntabwo zigira rezine, niyo mpamvu zikeneye ibinyamakakama nka za noix de coco, za soya, ndetse cyangwa se n'imbuto kugira ngo bijyane, kuko ntabwo zigira amakakama. Zikenewe kongererwa ibinyamisogwe cyangwa se imbuto kugira ngo bijyane. Izi ni ingano, zifite poroteyine, zifite fibre, zifite isukari ya amido, zifite vitamine yo mu bwoko bwa B, zikungahaye ku myunyungugu, zifite amavuta kandi ni umwami w'ibinyampeke. Naho uburo bufite imyunyungugu nka phosphore, magnesium, fer, silice, fluore, manganese, isukari, bufite poroteyine, bufite amavuta make, bufite amavitamine, bufite imyunyungugu nk'iyi tumaze kuvuga. Ni ibyo kurya by'abantu basabwa ubuhanga. Uburo butera ubwonko guhagarara neza, burakenewe ku bafite amaraso akennye kuko bwongera amaraso ku kigero cy'9 igihe umuntu akeneye 18 buri munsi. Butera amenyo meza, inzara nziza, imisatsi myiza. Nicyo gikoma cy'abantu bakirutse vuba indwara y'igituntu. Uburo rero bukungahaye kuri fere kandi bufite rezine, bukoresha neza amara. Uburo burakenewe cyane igihe hari ubujiji kugira ngo abantu bashobore kujijuka. Uburo butuma amaraso adasharira, kugira umuntu azinga iminkanyari, umuntu yumva adashaka kwishima. Icyo gihe uburo burakenewe, buhembura umubiri kandi butera kujijuka. Ibi tugomba kubizirikana kugira ngo tubimenye neza. Amasaka nayo afite akamaro cyane. Afite nk'izo bita niacine, akagira izo bita siamine, riboflavine, afite imyunyungugu nka calcium, manganese, magnesium, potassium. Bufite poroteyine ingana na 1/2, bufite fibre ingana na 48%. Amasaka arwanya diyabete, afasha anzime zitunganya amido, atera imibare, afasha impyiko, afite yitwa phosphore, akungahaye kuri fere ndetse n'umunyu wa calcium. Niyo mpamvu ku bantu bajya basoma Bibiliya, Imana yari yaragennye yuko abantu babona ibi binyampeke, maze irangije ibyandikisha itya mu gitabo cya Zekariya, ni igice cyaho cya 9 umurongo wa 17. Haranditse ngo, erega kugira neza kwe ni kwinshi kandi ubwiza bwe nabwo ni bwinshi. Ingano zizatera abasore kubengerana, kandi vino y'umuhama nayo izatera abakobwa kubengerana. Kubera ko Imana yari izi neza ko dushobora guhuza imbuto n'ibinyampeke, yari izi neza ko ingano zizatera abasore kubengerana, kandi vino y'umuhama, ubwo ni imitobe y'imbuto ariko itavanzemo amazi, iyi nayo ngo izatera abakobwa kubengerana. Bigaragara ko byabatera imbaraga, bamererwa neza, bagira umwete mu byo bakora kubera ko bahuje ibi binyampeke. Mu gitabo cya Zaburi 78, Imana yari yarasezeraniye abayo
kwizabaha ku masaka. Ibyo biri muri Zaburi 78 kuri uyu murongo wa 24 haranditse ngo ibagushiriza amanu yo kurya ibaha ku masaka yo mu ijuru. Niyo mpamvu amasaka ni ingenzi. Tumaze kubona ibyayo, uburyo afasha abantu ku abantu barwaye impyiko, avugurura imikorere y'impyiko kandi agatera imikorere myiza y'umubiri. Zaburi 81 kuri uyu murongo wa 17 naho harimo uyu murongo uvuga utya uti yabagaburiraga amasaka ahunze kandi naguhaza ubuhura bwo mu mbingo. Bigaragara rero ko amasaka ni ingenzi. Niyo mpamvu iyo ibinyampeke bivanzwe n'imbuto bigira umumaro ukomeye cyane, dore ko muzabisoma mu gitabo cy'inama ku mirire, ni icyigisho cya 15, ni paji ya 275 mu Kinyarwanda. Haranditse ngo mu ijoro ryahise neretswe ibintu byinshi byerekeranye no gukora no kugurisha ibyo kurya bizanira imibiri yacu amagara mazima. Nasanze ko bidusaba kubyitaho cyane kandi tukabisengera dushyizeho umwete. Hari abantu benshi hirya no hino ku isi Imana izaha ubumenyi bwo gutegura ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro kandi biryoshye. Umwami Imana arashaka kwigisha abantu benshi bari mu mpande zose z'isi gukoresha amafunguro y'ibyo kurya bikubiyemo imbuto, ibinyampeke n'imboga bibasha kubaka umubiri kandi bikawurinda. Imana irashaka ko yatwigisha uburyo tugahuza imbuto tukazihuza n'ibinyampeke, tukongera tugafata ibinyampeke ikindi gihe tukabihuza n'imboga, noneho tukagenda tubihuzahuza nk'uko ubutaha tuzagenda tubibona. Uyu munsi twabonye uburyo ushobora gufata ibinyampeke ukabihuza n'imbuto, ubutaha tuzabereka uburyo dushobora gufata bya binyampeke tukabihuza n'imboga, kuko imbuto n'imboga ntago bihurira ku meza cyangwa se ngo bihurire mu byo kurya bimwe. Reka rero tuvuge n'akamaro k'imbuto twakoresheje, duhereye ku mineke. Imineke ifite akamaro kuko ikungahaye ku myunyu ngugu nka potasiyumu, igabanya agahinda mu muntu, icyo bita depression. Irakenewe kuko itera imbaraga, ifasha ubwonko gukora neza, itera amagufa kumererwa neza, isohora uburozi bw'itabi mu mubiri. Ni nk'abari hafi y'abarinywa, ni nk'abarinyweye igihe kirekire, iyo bashaka kugira ngo ubwo burozi bubakiremo bakoresha imineke, maze uburozi bw'itabi bukava mu mubiri. Igabanya ibyago byo kurwara asima kandi ukungahaye kuri fibre ikoresha neza imyanya igogora, kandi ufite vitamine B6, bityo urinda udutsi two mu bwonko, ndetse ufatanije na vitamine C ugira, ufasha gusinzira neza. Niyo mpamvu ababuze ibitotsi baramutse bariye umuneke habura isaha ngo baryame, bashobora gusinzira neza. Abarwaye indwara noneho yo kubura ibitotsi burundu, ni byiza yuko ufata umuneke wa Gros Michel uhiye neza, ugafata amata y'inshyushyu, ikirahuri cyangwa se agakombe, warangiza wa muneke ukawutereramo, ugateka ya mata kugeza igihe wa muneke ushiriyemo, warangiza ukanywa ayo mata, bitera ibitotsi, umuntu agasinzira neza. Ufasha umwijima n'impyiko gukora neza, kandi imineke ni myiza ku bantu batwite. Turareba ku binyomoro. Ibinyomoro nabyo twabikoresheje kandi birakungahaye cyane kuri vitamine A, vitamine C, vitamine E na vitamine zo mu bwoko bwa B, nka B1, B2 na B6. Ibinyomoro bikungahaye ku myunyungugu nka potasiyumu, kalisiyumu, fere ndetse na fosifore. Ibinyomoro bikungahayeho ugabanya kalisiyumu iri mu maraso kugira ngo itaza kuguteza ibibazo by'impyiko. Noneho ibinyomoro bibasha kugabanya isukari ku barwayi ba diyabete, bisukura umubiri, bigakuramo amavuta mabi nk'urugimbu rwa cholesterol, amavuta yagiye asazira mu mubiri, nk'ayo twariye yarakoreshejwe, nk'ay'abantu bagiye barya yashyuhijwe, nk'ay'abantu bagiye barya aremereye. Icyo gihe rero ibinyomoro biyakura mu mubiri. Kubirya bitera uruhu rwiza, bituma abantu bagira uruhu runoze, rumeze neza. Bigabanya urugimbu mu maraso, twari tumaze kubivuga. Turi kurebera hamwe akamaro k'ibinyomoro
bisukura amaraso bikayarinda umugese, bitera kurama kuko birwanya imbuto z'indwara nk'izo bita radical libre, icyo ibinyomoro birazirwanya. Nanone bitera kureba neza kuko bifite vitamine A. Turasoreza rero ku kamaro k'umwembe. Uyu mwembe ufite vitamine zirenga 20 ndetse niyo bita fibre ifasha igogora kugenda neza. Muri izo vitamine harimo vitamine C, harimo vitamine A, harimo vitamine E ndetse na vitamine K ituma amaraso yacu agenda ku rugero rwiza, ntavure kandi ntabe amazi. Ufite imyunyungugu nka potassium, ufasha abarwaye umutima. Ibishishwa byawo bibamo iyitwa phytonutrine ifasha umubiri guhangana n'indwara zitandukanye zirimo kanseri, diabete ndetse n'umutima. Umwembe rero ufasha abantu barwaye diabete, ugabanya urugimbu, urinda gusaza vuba, utera kwituma neza. Reka rero ibi tubikunde, tumenye neza ko iki ari ikiganiro cy'ibyo kurya bikiza. Buri wese abyiteho, abikurikirane, amenye neza yuko icy'Imana idushakaho cya mbere ni uko tumenya kwikura mu kaga, tukamererwa neza, tukamenya gukura abandi mu kaga, tukamenya no guhesha Imana icyubahiro. Imana idufashe, izaduhe kubishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugiye nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi. Yari mwisi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi. Nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga zikabura iwawe. Yewe mugenzi ujya mu ijuru, nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu. Indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.